ababyeyi ngo babyuka ngo bajya kubaza umukobwa ngo mwaramutse ngo ijoro ryagenze gute se ngo ryaraye amabuno ubwo nyine ngo udashubije ko ryaraye amabuno wambye ko nta mugabo ugira ko nyine baba umwana wacu yahurutse ryaraye amabuno ikintu wumva nyine ufite ubwoba uvuga uti nyine ikintu uzatinda kumenyera umunsi uzaba washatse utari busubire mu rugo utari gutaha ubundi nta n'ikindi ariko nta n'ubwoba nakagize nta n'ubwoba uwo ari wese yakagize kuko aba yarabyifuje ko icyo gihe kizaba kuko uri kubyifuza genda byifuza cyane genda byifuza cyane yakufite ko nzi gutarakura cyane yego ahubwo imyaka n'umubiri biratandukanye imbeshyi rata ntabwo nshaka uzagusiga ubitekerezaho ariko ntabwo waratari nameze nabi umva nkorohereza nzaba nsanzeho dukundana nkunda oya kuri kuremerwa nta bwoba nta soni yayisimbukira nigore reka mbona agiye kugura wowe rwose asatira wagira ngo uzingiye ukina nari mfite ubwoba tayari kujyurana n'umuntu buri munsi ko nshaka icyumba cyanjye ntabwo byabitaniye no kuba ndi mu rugo tuzajya duhora tugiye gushaka umwana ubundi wigumire mu cyumba cya none uvuga no mu rugo no kurarana n'umuntu uza turi buraru hagati yanjye nawe akwigumira mu rugo sinazi kuko naminduka ubu tayari gupfumbata umuntu icyo ukeneye ni ukurarana n'umuntu nicyo kintu ashaka nta n'ikindi icyo nshaka ni ukurarana n'umuntu ushobora kuzabyara impangano icyo ashaka ngo ni ukorana n'umuntu akunda kandi koko bajya bavuga ngo iyo ushatse ngo ku ijoro rya mbere ry'ubukwe kubera ubwo bujya mu mihango tujya muri reggae hari ikibazo se ntabwo ari abantu bose waba uri umugore wanjye se ugashyiramo birimo nze ubundi niba mwarasangiye ntuza byose uramwihanganira uramwasa mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keze TV show nk'ibisanzwe reka nsuhuze mwese mukurikirana ibiganiro byacu wowe wakoze subscribe share ndetse na comment ndagushimiye cyane ndetse nawe utanga inama n'ibitekerezo muri comment ku biganiro byinshi dushiraho ku bitekerezo abantu baba batuganirije ndabashimira cyane kuba mwese mudukurikirana mukomeze muduteze imbere uyu munsi nifuje kuganira ubungubu nawita umuryango na famiye cyangwa se n'umuryango turi kumwe hano ngira ngo muri kubona sindwa mbavuga hari ibibazo byagiye bivuka mu muryango wabo mu miryango ntibyagenda neza ariko uko bigenda kose umwe tukamaganiriza ku ruhande bakatubwira uko umuryango wo bivugaho dushaka musaza wande harya bashaki hagira ibyo tubwira rero uyu munsi kwibagirwa bibaho none se ko tutabana ngo mpore mbyibuka uyu munsi rero navuze nti uyu munsi reka twumve bombi uko ari babiri noneho umwanzuro ko ari babiri kugira ngo tuganire nabo twumve kugeza uyu munsi urumva hashije iminsi ko biri kose bigiye kumara amezi angahe iyo mikoro yimuhereze ndafashe ko biri kose bigiye kumara amezi angahe twumve umwanzuro hagati yabo uko bimeze kuko iminsi iri kugenda bihaye mu kwa munani kandi arabura amezi abiri uko biri kose hari umwanzuro wo ubwabo bigira inama barafata impamvu tugiye kuganira Shakira ko waraka ntabwo narakaye kiri imbere ese neza nari Mr Alexandre we ngemeze neza urakomeye nk'ibisanzwe biraho muraryoshye ariko murasa neza koko ni ibisanzwe nabyo Yesu aba ari kudusiga sha Yesu yarabasize hanyuma se madamu se muri kwitegura urugendo gute urugendo rwacu twitegura n'urusanzwe ntabwo rusanzwe kuko muri kwitegura urugendo rw'imibanire ndi kuvuga ko ni ibisanzwe nyine imyiteguro ni nk'isanzwe nyine nta kidasanzwe cyari cyahindukamo ni ibisanzwe nta kidasanzwe kirahindukamo wowe se ni amahoro kuko mu mutima hari ukuntu iyo umukobwa agiye gushaka asa n'ufite ubwoba nyine iyo umuntu agiye gushinga urugo mbari ko mbivuga umutima urumva nta gitima kibi wapi ntacyo
uruhirimo se uzabyumva buri minsi oya cyane uzabibara rwose ese arabura amezi abiri kereka wenda ku munsi uzakurikiraho ngo nimba aribwo nzagira ubwoba ariko ubu ngubu umeze neza kumva biri gutinda habura nk'iminsi 3 umutima habura nk'icyumweru umutima uzaba utera tumvuye mu rugo koko gusa nyine gukumbura ntabwo nyine umuntu atekereza ko azakumbura famiye ye kwikumbura si cyo ni ikibazo ukajya kuyireba azajya arara ukuntu atabona papa we na mama we bazaga akababona ariko zashira aratubeshye bagatekereza ukuntu ngo azajya arara ahita bicamo kabiri icyo se yavugaga aha oya umfasha kimba nkubaze wenda tujye kuganira ntibigutere isoni kandi nubwo uri kumwe na sheri nta kibazo kuko nibyo hahise ntago ari byo nta munsi n'umwe urarara kugasa uzi se kuri kuvuga ngo ukarara ngo utabonye ababyeyi ntago bera ko ngo urare mu gasozi kamite mu gasozi utaraye mu rugo nta munsi n'umwe birambaho tubeshye abakobwa turaziranye nase ntaho ngeze utanga avance kugeza isaha ayihande se afite banga nibigira twege twarifashe gufata biragora agaseke karacyapfunditse karapfunditse karapfundikiye karapfunditse wawe shakiwe ububaze nawe yabikwibwirira uratubeshye pe akashabaraje rero wamagara kwa mama niko bimeze buturuka inyuma kwa mushubuzi nawe turitonda atwo nzarara ari uko nyine naje k'umugore we ubu ngubu uzamuhara uko mwabanye ko se byo mwabyihoreye hazampama iki byo tubireke haretse bikabanza bigakemuka ibibazo mfitanye n'iwabo byamara gukemuka ibindi tukazabimenya nyuma hanyuma tugarutse wenda kuri ndamwemerera rwose ndamuhabwa ngo ubu ngubu rega nta mubyeyi wategeka umwana kuko nose uba umutwaye baza kumukusha mama we bava ko mushimuse bagukurikirana afite imyaka kereka afite 17 ariko aracyari umwana iwabo none se ku babyeyi nta mwana ukuru namujyana gutyo gusa hanyuma rero kuvuze ku by'umuryango reka tubigarukeho uyu munsi bigeze hehe bya famiye ugiye gushaka bya famiye se cyifuzo cyabo se nyine ntabwo nayo kugihakana ngo uvuge ngo hoya harabyakiriye nyine ndi gushakisha ngo ndebe nyine ko iyo mwana yaboneka da shaki umwuka uri wanyu aze ku mwana wawe mukocora none umwana ugipfundikiye wa mugani umwuka uri iwabo byabaye bituje kubera ko ibyo bifuje narabyemeye nyine ko nzabikora nk'umuntu w'umugabo nubwo nyine ubushobozi butarakunda ariko no gushakisha ariko amafite icyizere no gusenga Imana ko bizakunda kwa munani simparenze shaki ubu ngubu hari ukuntu mu rugo iyo bazi yuko hari ikintu kigiye kuba nk'uko nguko ushaka kugira ngo ubane n'uyu musore usanga mu rugo nyine wenda harimo abakwinuba harimo avuga turazagenda ryari nyine harimo akantu ko kukwinuba ngo ubone ko nyine bashaka kugiraho kugira ukabaviraho ngo ukabava imbere ntabwo mu rugo ujya ubona basa n'abakurambiwe vure oya ntabwo bandambiwe kuko bose bazi ukwezi nibaza amatariki yo kubaza ukwezi baba baramurambiwe sha bakaba batamuha ngo mwijyanire baradambiwe wavuga nibande ubwo ratambona impamvu nabo bangoye nuko ubona mujyanye hakiri karakiri muto kereka nkuba agize nka 30 nibwo ahubwo banankwa ari bo bankwa bankwa ariko bari kungora kuko babona kakiri akana ariko gakobwa basigaranye atereka reka mbe bara nko kungora kuko kubana se ko ari urukundo umuntu ugomba kujya kumurihisha ngo naramureze ngo namutanze hebi ko baragira ngo ibyo batanze babigaruze umubarekeye se bakamusazana babimukuramo bamumarisha iki ibyo bagutanzeho babikubyazamo n'ubundi uko bibaha ntago nyine ngewe ababyeyi bambyaye ubu ntabyo bantanzeho ntabyo baba bashaka nuko nta babyeyi mfite ngo nanjye mbabwire bazaze babishyuze hari umuntu wigeze ko wambajije ngo urumva nyine ibyo kwa Shakira barabizi umusaza yaraje agira icyo bivugaho ariko wowe
hari umuntu amaje ngo Alexandre umuryango we ubivugaho iki nyine ku bijyanye n'ibyo kwa Shakira bari kuvuga. Ubwo we watubwira iwanyu wa mugani uvuga iki? Ntacu se ko ari famiye isanzwe mfite ku ruhande, nta babyeyi ngira, nta papa nta mama, urumva nge byose ninjye ubyimenyera. Ibyo ngibyo ntabwo najya kubibwira famiye isanzwe yo ku ruhande ngo byangendekeye ukure kareka nabo ubwabo banseka. Nta kintu bagufasha. Erega famiye ari famiye nyine, hari igihe ufite famiye ariko ikaba hafi yawe itari kure nyine. Umubyeyi wawe ni ukumva ikibazo ufite shahu akaba yagushyigikira, ariko nta mubyeyi ufite byose urabyimenyera. Famiye ni ukuyiteguza ati ibi bizagenda uku nguku, wenda bakagutwerera, ariko ntabwo wajya kureba ngo mwene wanyu ngo mufite icyo mupfana ngo urabona ngo nabuze amafaranga y'inkwano ngo wampaye nk'ijana. Ntabwo ibyo byakunda. Nta numwe wagushyigikira ngo avuge ati wenda ndaguha aya ngaya cyangwa ntawe pe ntawe. Cyakora kuntwerera banyemereye ko icyo gihe kigira nyine bazantwerera nyine nk'ibisanzwe, ariko ntawe najya kubwira ibibazo byanjye kuko ntawabikemura. Nyamara ntawamenya, hari igihe wagira icyo papa nk'imama ugasanga hari igihe mfite n'uyu nguyu ambo niwe umerewe fime tuzabyara papa none tuzabyara gahungu kabiri papa. Uyu niwe mama wawe nawe uyu niwe papa wawe. Tuzagira ngo uzakwereka umukazana ndumva nanjye nzakwereka nyoko cyasoba ukwereka, reka ntawe dore ubu ni njye nyoko buko nkabona soba uko n'umugabo wawe. Oya ariko ntacyo ubwo tuvuge ko mu muryango wawe nta muntu hafi wakugira inama cyangwa wagira icyo kumarira. Ibyo nta nubwo narushyira nabibabwira, byose nabyihambireho nyine bazabona bibaye nk'uko nabateguje. Ariko kuba ugiye gushaka byo barabizi mfata ibazi n'igihe ahubwo. Ubundi ikibazo cy'inkwano cyabaye imbogamizi, iyo mba ubundi njye nabibabwiye nzi ko ikibazo kitaraza, ariko nyuma hazaho icyo kibazo cy'inkwano. Iyo kijya kuzaho ntarabibwira abo bo mu miryango mbabwire n'itariki, ntago mbese nari kubisubiza inyuma. Ubwo ntago byagwa kwa munani nari kubisubiza inyuma. Iyo icyo kibazo cy'inkwano cyajemo, iyo mba ntarabibwira famiye nari kubisubiza inyuma, wenda nkitonda nkashakisha mpaka nyibonye. Ariko kubera ko nabibabwiye, ubu nsubiye inyuma nkavuga nti nagize ikibazo inkwano ntiraboneka, none ubu ngubu mbishyize wenda mu kwa 12 ahita abona ko ndi umusazi. Nta none azongera kugira ikintu mbwira ngo abyizere. Yewe sinabo bonyine wenda n'abafana banjye cyangwa inshuti zanjye abanzi abambona kuri social media kuko cyagiye ntera ivi. Nabonye hari n'abantu benshi twahuraga bakavuga ati se biriya ni ibyanyabyo cyane ni ya mikino yanyu n'amafilime. Avuga nti ni ibyanyabyo ati ngewe nzanarongora mu kwa munani. Ati shati we tubeshye. Ati shati niba ari ukuri rwose, ati uwo munsi nugera nkabona nibyo koko, ati nzagushakira ikese ya byeri. N'abantu ubwabo ntibabyizera. Ibibazo rero naho bumvise nagarutse imbere ya kamera nkavuga nti ya gahunda yarahindutse, ni mu kwa 10 cyangwa mu mwaka utaha. Bahita babona ko wa muhungu atari serial n'umusazi. Ariko kubera gahunda nafashe ayibwira bo mu miryango yacu, ngomba kuzarwana kugira ngo byibura mu kwa 8 niyo uzaba mu matariki ya nyuma, ariko byibura ikibazo mfitanye n'iwabo bashira wanjye gikemutse. Hari umuntu wambwiye umpamagaye arambwira n'umurundi ariko ntago ari Burundi, arambwira ngo nyine nawe ayishaka kugira icyo agufasha nyine urumva kuri cyane ikiganiro aravuga, arambwira ati numvaga ari vuga cyane numva ariko ntabwo numvise kongorera izo mikoro yashyizago. Hari umuntu ngo wambwiye cyane nyine numve ndikubwira. Hari umuntu wampamagaye mu Burundi ariko ntago ari Burundi, ambwira ko akurikira ibiganiro byawe, ambwira ko yifuza ko icyo yagufasha bijyanye wenda n'iyo mpano bari kukwaka. Arambwira windiba cyane ntayo mpano kuvuze urebize arayo kwatse mwese kumfasha. Hari ubwo wambwiye wiga zamfashamo, ntabwo mbwiye ko ari amafaranga azaba, wenda ashobora kuba ari n'inama zangira, cyangwa wenda akavuga ati nzakoherereza isafuriya cyangwa isahane. Mana rwose mbaye mushimiye nubwo ntaravugana nawe. Mana y'umugisha sibyo shushu.
nawe ngo azabikora abonye ko ngo byabaye ngo bazi ko ari filime ngo turi gukina ngo bazi ko ngo nari seriye kubera bambonaga n'umukobwa ejo bakambona n'undi ejo n'undi gutera ivi rwose byabaye nk'uza abantu baba batira ntibibaho uzi ko n'abo mu miryango yacu nayo babwiye ngo shanga ubu ntabwo tubeshya ngiye kubera ko ubushobozi nzikorera umurenge ngo ibyo biba bihagije tayari twajya kwiyandikisha aka kanya ko hakiri kare mu kwa 8 rega haracyari igihe twagenda nko mu kwa 7 tugafata amatariki nyine yo mu kwa 8 naho tugiye ubu twaba ari kare. Hanyuma uyu munsi rero navuga yuko wenda kubijyanye n'umuryango utegereje yuko ibyo wemeye wamagana ubikora ubushobozi inkwano uri kuwemeye ko wemerera umuryango kuzabibona uri kwishakishiriza hehe nyine nuse ko unisubwise utubwiye ko wemeye ko ugiye gushakisha uri gushakishiriza hehe uri guteganya amafaranga hehe ubushobozi amafaranga kuva ngo ndayateganya hehe nta handi mbese n'ukwizirika mbese umuntu akihambira kuko ruturaka ukagira gute mfite akazi ariko nyine kampemba makeya ariko muri aba make kampemba ngomba kwihambira niba nangaga 2 ku munsi nkagira 1 ku munsi ariko byibura nkabona niyo nabona na desi ayagukogiye baye bakubita namujyana abangijana ikibi no kugenderaho ariko numva nawe babashyigikiye rora bamaze gukansuringa nawe bamaze gukumvisha ko ari byo koko wari ushyigikiye rora nawe warampindutse shaka numva bamaze kuguforomata we ubu none nayibuze ni ubu batewe ubwo ntabwo bikunda nyine cyangwa cyaharundi sha uri kugo bashaka wasanga hari bari kumubwira ati reba nkura musoro kwa kanaka muri umusoro kwa kanaka uri robona afite amafaranga yarakoze aza amafaranga niyo yobokuru we amafaranga ndo yubaka urugo da ariko se niyo azana amahoro mu rugo ariko ku giti cyanjye we twose barumva nta kibazo gusa nyine nta kibazo cye nta kibazo ngiye byo kuvanga inkwano zibonetse byose byanaba bamugukopye nabwo nta kibazo gukopa aka nta gukopa byo gukopa bibaho gukopa utanga make ukazatanga yewe nta mujyanye ubwo byarangiye ntabwo wazayatanga karakara kabuze ayowe inzareka twica ijambo narigeze ku mugore wanjye nta handi naba nditeze ntabwo ushaka kugisha amakwasi wabukwe kubigo ngo bamunkopa ngo mbahe make ngo nizayamuhe mufite sha byarangiye ubwo se tukaburara ngo ngiye kubaha amafaranga ukagenda ukusanya oya nabwa nti aya ni kubaza ngiye kuyatunga umukobwa wanyu hari ntuza hari ibyo numvise ngo oya no gusezerana barabivuze ngo babyite bikira ndabyibagiwe utishyuye yose se ngo ubuntu buziturwa yego kuri iyo mugiye gusezerana mu murenge niba mu biganiro bagira ibyo ntibababwira ngo hari abakoye ngo hari nabo ngo babaha ngo ubuntu ngo buziturwa nyine bakamuguha ukazabitura nyine ko bamuguhaye ubwo nyine iyo nta nkwano ni ubuntu buziturwa ubwo rero ubuntu buziturwa sinzi uburyo babitura baba bagukopye rero ni uko babishyize mu kinyarwanda cyiza uba bukopye aho babivugitse neza umusaza iso akajya papa akajya aryama hariya papa akajya aryama hariya agatera imibare ati hari hariya yanjye ushaka ufite hariya atari kubaza amankangahe tazanyitura ryari nujya gusezerana uzabyumva barabibaganiriza byose byo gukwa n'iki n'ubuntu buziturwa nabyo bizamo niho nabyumvise umuhungu azakujyana bano buntu buziturwa ariko bifite izina nyine azabashimire nyuma ishimwe nyine azabashimire ariko iryo shimwe ntarindi n'amafaranga azabashyira inkoko ya 6 ugati mwakirisha mu by'umukobwa wawe n'ibishyimbo mu gaseke
nyine ni nyuma n'ubundi ni nyuma akasa usibye ko mwamurenganya abantu niba umuntu abuze amafaranga yo gukwa hoba ngo uzanakwitura ubwo bushobozi atabonye ako kanya azabona koko atunze urugo bagira ngo akubike imideni wenda ubushobozi bujeho bagira ngo yewe rwose nyine ngiye rwose ubushobozi buje nkabona n'amafaranga tunabana twanabyaye nagira nkagusaba nkagukwagiye uri umugore wanjye tugakora ubukwe ababyeyi bakishima ariko amafaranga ahari uzabasezeranye icyo ngicyo mwemwe mutuze meze nk'aba bandi bakora ubukwe bagakodesha ubusitani bwiza bakanywa abantu bakarya urumva ubwo nka nyuma ubwo niba bakodeshaga inzu barabasohoye yabuze yo kwishyura bakoze ubukwe bafashe credit ya banki itangiye kubatereza igihe babuze yo kwishyura ibyo mushaka none se shaki wenda kugira ngo mugasoza ariko ngenza ariko urumva isura umuntu namubwira ngo umunsi wa mbere ngo uruzumva bemeze bite ngo nurura mu gasozi nese nge nzarongorera mu gihuru nibikira kameramani nawe ko nini ngo narara mu gasozi nese nge nzatura mu gihuru ahubwo ngo uzumva bemeze mute umunsi wa mbere umunsi uzaba uri iwawe n'umugabo utari iwanyu ariko uruve ngo uraye mu gasozi bizaba bimeze bite ijoro ry'ubukwe umunsi wa mbere yaraye ariko ibyo ko ntawe bikomejeho cyagenze bite ubundi tubanze utubwire wowe byagenze ijoro ryaraye iki byaraye inuza ni ababyeyi ngo babyuka ngo bajya kubaza umukobwa naba ngo mwaramutse ngo ijoro ryagenze gute se ngo ryaraye amabuno ubwo nyine ngo udashubije ko ryaraye amabuno wamenya ko nta mugabo afite ko nta mugabo ugira ko nyine bavuga umwana wacu yahunze ryaraye amabuno ibyo mwibitubaza natwe ntitubizi ni surprise ubona amatako si n'amabuno cyangwa se muzabitubaze turabigeramo ubwo nibwo tuzamenya ngo byaraye bimeze ubu ngubu nyine agasikana cyapfundikiye kuvuga ngo ntabwo ufite uko nanjye ngiye ntekereza ko ngiye gushaka mu gitima kirateye ngo ni mana yanjye umunsi none nzabona ibaze ko ntabwo bafite wakaba bafite ubwoba ubwoba bwa mbere ni ukuvuga ati nk'ubundi umusore hari igihe wakubitwa ugiye kuburara ukanywa mu karuka ryabo ariko ibaze ku mugore ko nta mafaranga ko udashyize amafaranga yo guhaha nta bigihumbi ufite utafite nyine mwaryama shura tujye dusenga imana ntabwo tuzahaka kandi nta nubwo bizageraho niyo byanaba ubuzima bwose buraza kandi burahinduka shaki ni ikihe kintu wumva ufitiye nyine ubwoba yego umunsi uzagera ukavuga ati bugacyo ukavuga ati ubu ngubu sindi butahe mu rugo ahantu ndi buharare ejo nongere mparare ejo mundi mparare sinzataha marameze nge ntarataha ku buryo ikintu wumva nyine ufite ubwoba uvuga uti nyine ikintu uzatinda kumenyera umunsi uzaba washatse utari busubire mu rugo utari butahe ni ukurara hasi ubundi nta n'ikindi ariko nta n'ubwoba nakagize nta n'ubwoba uwo ari wese yakagize kuko aba yarabyifuje ko icyo gihe kizaba kuko uri kubyifuza genda byifuza cyane genda byifuza cyane yakufite ko nzi kutarakura cyane yego ahubwo imyaka n'umubiri biratandukanye imbeshyi rata ntabwo nshaka uzagusiga ubitekerezaho ariko ntabwo waratari nameze nabi umva nkorohereza zaba zanzeho dukundana nkunda kuri kuremerwa nta bwoba nta soni yayisimbukira niko reka mbona agiye kugura rwose asatira wagira ngo uzingiye ukina nari mfite ubwoba urumva kwibaza ubuzima umuntu mugiye guhura mutakuranye mubonanye mukuze mugiye kubona ubuzima icyo bita ubuzima bwose niko hari umuntu ubana n'ubareranywe umuntu ubana n'ubareranywe ibi nibikira nabyo birashoboka abantu bose mwaraturanye mwarakinanye iby'abana abaturanyi mwaraturanye nyine kuva kera mugakurana mu cyaro barakurana wa muturanye ntabwo ujya wumva ngo umwana asa n'umuturanye ariko se umuntu uko ahinduka nk'igicu ubundi umuntu wamumenya gute niyo mwaravukanye mu nda ko byakoze kuba ufite imyaka 40 umuntu agenda ahinduka ufite 40 mu kabana umuntu agenda ahinduka reka nawe undi mwarera ngo yaguhindukana rwose ukoyeberwa
njyewe ikintu nafite ubwoba numvaga nibaza ukuntu nzajya ugiye kumukangarira ndarana n'umuntu buri munsi nyine naraga njye nyine mu cyumba cyanjye ariko ngo buri munsi uzanzanye mba ndi yabiguteye ubwoba waratazagushakira urumva nta jya ugenda wizane ukumva akatinyera amenyere kwirana tujye duhura tuzajya duhura utere kujya n'umuntu buri munsi nshatse icyumba cyanjye ntabwo byari bitaniye no kuba ndi mu rugo tuzajya duhura tugiye gushaka umwana ubundi wigumire mu cyumba cyawe none uvangure mu rugo no kurarana n'umuntu uze turi burara iki kimuzanye hagati yanjye nawe nakwigumira mu rugo sinazi kuko naminduka ubu utayari gupfumbata umuntu icyo ukeneye ni ukurana n'umuntu nicyo kintu ashaka nta n'ikindi icyo nshaka ni ukuzakorana n'umuntu ushobora kuzabyara impangano icyo ashaka ngo ni ukorana n'umuntu akunda mbese ubu bimeze nabi paka muraranye mu rugo nta kintu uzaje tukorana se ugake ugiye ahubwo nararira ijoro uzaje tukwiraranira oya igihe cyose ntabwo ari buri munsi ntabwo ari ijoro rimwe nshaka uzi ndyama gute se shaka abanga aryama nabi ndyama nitambitse ashakira ariko nawe ushaka kubiryama ucuramye gusinzira agashaka ku mutwe urara hepfo muzabimenyera muzamenyerana oya nta mukobwa ugona urara wasamye ntabwo n'abagabo uzabibona ni surprise ufite iryo joro ntabwo n'abagabo nta mukobwa ugona niba urara wasamye umukobwa wagonnye ntabwo ari sawa anyara ku buriri kumusasira ishashi unyara ku buriri hari umuntu unyara ku buriri mukuru iwabo we cecekere hari umukobwa nzi anyara ari mukuru akanyara nyakunyara se anyara ari kumwe n'umugabo mva ahantu ugiye turi kuvuga ku nyara ku buriri none se iyo bari muri kiriya gikorwa nyara anyara mu gasozi igikorwa kireke kunyara ku buriri bisa shara umugore unyara ku buriri bwose koko nagira pampa umwana nana ngo atanyarira uburiri ngashaka n'umugore oya umushakisha urumva hari umukobwa nzi washatse ari mukuru akuze abana n'umugabo n'ubundi akomeza kunyara ku buriri arinda byara abana 2-3 anyara ku buriri umugabo akajya mwinuba anyara bugacya ngira ngo ni nk'indwara bibaho ariko bari indwara subwo koko mana yanjye bibaho kandi koko mutunze utabizi wamumenye ese ushakira nyara ku buriri yakubwira ntabwo babivuze kibazo usanze nyara ku buriri agera nkabwira iwanyu bakansubiza inkwano giye rwose n'ukuntu wazishatse kubisubiza hasi zisubiza ntigiye ntabwo nari nzi ko rwose ubuze hari ribise mutanya amagara bisubira aba nta kibazo none urashaka ko nshaka kuhanyara wa mukobwa ashobora kuba ni mukuru we kunabona kuri muto nanone batanyara cyaba ari ikibazo oya ikintu gukabya rata ikintu cyose iyo gikabije kiba kibi uranyara none sakumiro shikira biti ibintu byinshi rirajoro biza uzaba uri muri ntuzarata kandi koko bajya bavuga ngo iyo ushatse ngo ku ijoro rya mbere ry'ubukwe kubera ubwo bujya mu mihango tujya muri reggae hari ikibazo se ntabwo ari abantu bose waba uri umugore wanjye se ni kamambaye ugashyiramo birimo se ubundi niba mwarasangiye ntuza byose uramwihanganira uramwasa agashyiramo oya uramwihanganira akarara ukubita ukareka uyu ngo ari kuvuga ngo yakumena ese umugore wawe ntiba mwaripimishije hari ubwo uvuga ngo mwaripimishije cyane muhagaze mute tuhagaze nabi tuhagaze nk'irashagasha reba iseyo ku maboko byarakize ntagashinge aho bagateye twaripimishije rata twasanze turi bazima imana ishimwe umuntu aba afite ubwoba niyo ntacyo yarakoze noneho nguki ibikira yakoze amabara menshi aba yarakoze amabara menshi we ntabwo wari ufite iyo utaripimisha ariko igihe cyose ntabwo arara mu gasozi ntabwo yari afite kuriya mu gasozi se niyo handurira sida ariko ibyo kandi ipfundikiye agaseke umuturanyi rwawe ukatugasanga urayirwaye utarakoze ibyo byose umuturanyi wawe abarwaye ababizi neza yuko ashaka kuba arwaye yewe nagiye nabimenye ku mwanya nagiyeyo nabanje kwigira di ugenda ubizi neza
bose kahore bose bari mu niko urabanza kwisuzuma shaka ukagenda ufite umutima utuje ariko uzi kuba winjiranye n'umuntu ashowe mu cyumba bakabona musohotse umwakunje isura ujisho ryatukuye ese bundi buriya shaki nk'ubu we ibyo byararangiye ntabwo tuvuze ko ari byo nk'umukobwa aramutse asanze umusore yambaye wari muzima buriya mwarapanze wumva kuri wowe byagenda gute ntakubeshye mukunda reka tutara nyine kandi tutarabana ariko kari akantu ntabwo kazi nabamura nawe ayiwe icyo kiranyagisha zakibeshya umutoma ntubaho nta wigeze uba ayiwe sende ko yavuga ko arabaza ati tindatashye ni ukugera ubwira bati ma ntibaba we ntabwo bibaho muri teyari ubwo nawe ubise wiyemize kwandura arabeshya none se ko mushobora kubana mwese muri bazima kazajya ntacyo ariko utabizi ntumenye igihe yazi ariko ukayinjira mubizi we none baragize baradutumye baramufata umuganga aradufata mbona akajya duhengura ducurika ducurukura umutima rero umwebwe ndi kubona ngo ibisubizo byanyu yampaye nka data umusazi ku mutwe ari bizima yadushuje arandagana mu mujinya we ahita agirira ubwoba umugore ndamubuze tuzasubira tuzasubira tugiye kubana ukora iki gahore twaripimishije ariko nyine tuzongera dusubireyo kugira ngo atazabona muri muzacu wenda nzavuga ati mbanye n'uwo nzi ibisubizo bye none se uri kwa muganga amezi ni menshi sho yewe umuntu yakirana ntabwo nyizera mbese kuko isa ndakwizera ariko ntawamenye nese ubu ubwo twagiyeyo no kwizera nari nkwizeye kuki muzongera se njye mba numva biba ari byiza iyo usubiyeyo ntabwo umugore mfite ijambo ahubwo uvuga uti amezi washize ni menshi hari ukuntu nakwiyaranje cyangwa mbonye nk'akazi nk'ahantu kure ntaha nka rimwe mu cyumweru n'ukujya ntaha tujye kwa muganga utamujya kwa cyane rwose numva bikaze ako nkawe witonda subwo biriya ntabwo ari ngombwa baratugura mani reka dutahe buriya reka dusoze reka mbashimire rero ko bamwe twaganiriye uyu munsi sinzi Alexandre byaranze uwo mumama ngo yitwa nderata we ntabwo nibuka izina pe yitwa koko ndumva ari koko hari aho tujya tuvuga nanjye yitwa koko ariko ntabwo ari buze ndumva ari koko ubwo rero reka dutegereze igihe wenda azagera cyambwira nawe nzakubwira kandi urumva ko ibintu biri kugenda bigenda neza reka twizere ko umunsi hagize ikiboneka nta mufana urambwira ko azantwerera nta bafana nkigira wapi warashaje arakamutse banga kuntwerera baragira ngo nanjye nzabishyura bagira ngo yitwerere umuntu ntubumugurisha nibatabare nibakuguriza nawe azagira unkumira jewe reka dusoreze hano rero ikiganiro cyacu reka turebe yuko umusore wacu azashyira akagira icyo abona ubwo uzagira icyo abona azajya amuvugisha nimero ye ibiri ku kiganiro turebe ko tuzabutaha reka dusoreze hano ariko bashyize yashiri watuma abafite ikofi bahita bankubita agapapa bajya bamamagara n'umwati n'umufana reka n'umwati njye mfite amafaranga iwanyu mutuye he aha n'aha muba mu nziga nagutiranga nuko reka nze mbubakire aba nahita nkuraho ariko noneho ibintu byo kumva nahita asezera kurongora ibintu byo kurongora reka ni ukugenda n'isazi Alexandre igihe kintu ubwira abadukurikiye hanyuma dusoze rero na madamu wawe ngo tuzongera kuganira twaragize ikindi kintu tubona abadukurikiye ni kuri Keza hajya Keza TV show ndasaba abankurikiye n'abafana banjye mu nsengeri mwuka byaramo mu nsengeri nanjye tera imbere ngeze umwana mu rugo ubundi ngeze umwana mu rugo mu nsengeri mbona ubushobozi bwo kwijyanira umugore da ko rwose ngiye gushaka mfite gahunda ahubwo nta bushobozi ariko ndabizi bizacamo kandi nicamo nzumva nduhutse ndi kumwe n'umugore wanjye mu rugo muza kudusura tubaganiriza kuri mutwakira rero abafana banjye ndabakunda cyane dushyigikire mutube hafi
vuga amen. Amen. Reka mbashimire mwese mwadukurikiye, mbashimira ku nama ndetse n'ibitekerezo mugira. Abantu benshi tuganira, mbabwira ko wifuza ko tuganira nawe wese yajya tuhamagara kuri nimero yacu. Hari ubuhamya wifuza kutubwira, ari famille yawe wifuza ko tuganira ku buzima bwawe, tukakugira inama, abenshi bakungura inama ndetse n'icyo wakora. Ujye mutwandikira, reka nizere ko mwese rero mukomeza kugira ibihe byiza. Amen. Murakoze cyane.